inzara yateye ibiciro byazamutse ku isoko essence yabaye ikibazo kurya nago byoroshye abana amashuri meze gute ugasanga umuntu arihebye arahangayitse nukuri bene data nago sinko guhangayika musho rwose iyo ufite imana wishingikirijeho uba amahoro ugatungana imana ibaho umugisha niba hari icyo mwumva mwabwira abadukurikiye mbere yuko tugera ku musozo mwatubwira noneho igihe kimwe Uwiteka yigeze yiyama abantu yego kugira ahandi bashyira ibyiringiro byabo arambwira ati muramenye ntimukagire undi muntu mwiringira mugashyira ibyiringiro ahandi hantu ariko kubyiringira ati byamera nko kwitwaza urubingo rusadutse uwo muntu ntabwo imana yakwemera ko ashoberwa ntibishoboka ntiyakwemera ko ashoberwa kandi hari ibintu imana yagambiriye ku gihugu yavuze kandi akaba ari hitamo kubikoresha ntateze no kuzashoberwa kuko hari ibintu imana yavuze ku Rwanda yasezeranyije u Rwanda ikintu ndashaka ko abantu bacyumva umuntu usenga amasengesho y'umunsi umwe ay'iminsi myinshi imana ikigira igusezeranya byanga bikunda ibintu irimo gusezeranya irimo kukwemerera bizasohora biciye mu muntu. Yesu ashimwe cyane inshuti zacu inshuti za Mumuriza GB Ministries amahoro y'Imana abane namwe aho muherereye hirya no hino turabashuhuje ngo Yesu nashimwe cyane abo turi kumwe Yesu ashimwe cyane mushumba turagushuhuje mu izina rya Yesu turabikije mu izina rya Yesu Kristo turabakunda kandi nukuri Imana y'amahoro ibaduhera umugisha uko bukeye ko bwije Pastor Esther Pastor Manuel Imana ibaho umugisha kandi ibagirire neza Yesu nashimwe cyane rero dushimye Imana uyu munsi tugarutse imbere yanyu kugira ngo tuganire twongere twungurane ibitekerezo dukomezanye umva tuberana akabando twigeze kuganira ku ijambo ryitwa akabando nukuri turifuza yuko mwese buri umuntu wese ahari yatekereza uko yabera mugenzi w'akabando kugira ngo uru rugendo rwo kujya mu ijuru twese turubungukiremo rero mushumba turongeye turabakiriye nanone urakoze rwose Imana ibaho umugisha amen amen Imana ijye ibaho umugisha kwigomwa byinshi muba mufite imbere yanyu inshingano nyinshi ariko mukaza kugira ngo mutubere akabando erega mutubere akabando mushumba iyo mutuganiriza mutubwira ibyo tudasobanukiye mukadusobanurira burya muba mutubereye akabando Imana rero ibaha umugisha kandi namwe Imana ijye ibashyiriraho abababera akabando muri uru rugendo rw'umurimo wa data reka dushime Imana hanyuma dutangire data mwiza tuguhaye icyubahiro urera kandi urakiranuka nawe usa nawe ijambo ryawe mwami ni urukundo ni amahoro n'umunezero kuri twe mwami iyo riganje muri twe tuba amahoro tukanezerwa uyu munsi rero tugarutse imbere yawe nanone mwami kugira ngo tuganire ku magambo y'inkomezi ku magambo y'ihumure ku magambo adukomeza muri uru rugendo kandi tubifashijwemo na mwuka wera data ukomeze uvugane natwe abadukurikira ubaha umugisha bose mwami ubahe gusobanukirwa impamvu zo kubaho kwabo kugira ngo bagukorere badategwa bagukorere basobanukiwe koko ibyo ushaka yuko bakora tuguhaye icyubahiro kumva gusenga kwacu ni mu izina rya Yesu dusenga twiringiye kubyumvise amen amen mushumba dushimye Imana yuko muri kumwe natwe uyu munsi hari akantu mu minsi ishize urabona twari turi mu bihe by'amatora kwamamaza tuzenguruka ahantu hose nagiye numvamo amagambo amwe n'amwe noneho ndifuza ngo tuzayaganireho yego muri ayo magambo umuyobozi wacu turashimira Imana cyane yaduhaye gutora neza yaduhaye gusobanukirwa no kureba icyo u Rwanda rukeneye yego kandi ni Imana yaduhaye nk'uko indirimbo z'abahanzi bakomeje kuririmba igihe cya kampeni erega buriya ati gutoranya uwo Imana yatoranyije ntibigora ntabwo bigora ikigorana ni ugushaka gufurusura uwo Imana itatoye igeze mbwira umuntu umwe ndamubwira ntimaze ndabona hari umwanya Imana gushyizeho kuyobora maze Imana izagushoboze kumenya kwanga uwo yanze ntikaiza kubashije gukunda uwo ukunze cyo kuri uzaba ugize ingorane yego igihe uzakunda uwo yanze ukanga uwo ukunda
ibyo byo ni ibindi bindi. Na nyuma yaje kubimbwira akabyibuka. Abyibuka. Yarabizirikanye. Yarageze mu mirimo ashyiraho n'abakozi. Ariko mu kubashyiraho. Ashyiraho bihabanye. Hanyuma biramugaruka. Yego. Reka twikomereze musho. Hanyuma muri ibyo bihere bitambutse hari ijambo numvise. Numvishe umuyobozi wacu w'igihugu cyacu avuga. Twari mu gihe cyo kwizihiza intsinzi, tumaze kumva amajwi, tumaze kumva turimo tubyina tunezerewe. Hanyuma aravuga ati ariko imyaka tumaranye, imyaka mu mbonye, mwari mwabona nshobewe, mwari mwabona nashobewe koko. Ati sinzigera nshobewe, n'igihe kizaza ntabwo nzashoberwa. Noneho ndaritekereza ndavuga ariko Mana, ko uyu muntu wamuduhaye nk'impano, kubera iki tutamwigiraho? Kubera iki usanga umuntu yashobewe, ari umugore ari umugabo, bagashoberwa urugo rugasenyuka, bagashoberwa bakabura aho bahera n'aho batangirira, bagashoberwa abana bakabananira, ugashoberwa ukumva ubuze aho umutabazi wawe n'indi. Noneho ndavuga nukuba ndimo kubitekereza, ndibaza ariko harya ubundi igituma umuntu ashoberwa n'iki? Ubwo ndavuga nk'abakristo ko dufite Imana yacu ni igishoberwa. Imana yacu irashoboye, ni nayo ishoboza umuyobozi wacu, ikamuha ubwenge, ikamuha ubumenyi, ikamuha no gutsinda ibyananiye abandi. Sinyashoberwa. Abayobozi benshi barashoberwa, yewe bamwe bakavaho, abandi bakarakara bagakora ibintu bitari byiza, hakabaho kwigaragambya. Ariko uwacu najya ashoberwa kuko afite Imana yamuduhaye, kandi Imana imukunda niyo imuha ubwo bwenge. Noneho bikanira kwibaza ariko Mana waduhaye nk'abanyarwanda twese tukisobanukirwa, nitukajye dusoberwa mu gihe duhuye n'intambara n'ibibazo, kandi bibaho da. Uragira se ngo ari amagambo yavuze atari uko ibihugu batareba intambara zo mu bindi bihugu, nuko bamurwanya, nuko baturwanya cyangwa igihugu, ariko akavuga ati sinyashoberwa, ahubwo ashaka igisubizo, kandi Imana ikamuhereza uburyo igisubizo arwanira igihugu cye. Noneho ukibaza kuki twebwe nk'abanyarwanda tutamwigiraho, natwe dushoberwe, kuki twigunga, kuki tubwira ngo nimukore muri cye twe tugakora ibindi, ariko dukwiriye kumwigiraho. Ubwo rero byaniye kuvuga ngo nzahamagara mushumba aze tuganire. Nawe ushobora kuvuga uti nanjye sinzi impamvu bashoberwa, kandi dufite umucunguzi wacu, dufite umwami wacu ukwiriye kutugira inama, tukamenya ukuntu tugomba kubyitwaramo by'ubu buzima. Ese ni iki twakora cyangwa ni iki kibitera? Urakoze cyane. Niba iki kibazo cyumvikana? Urakoze, kirumvikana. Kirumvikana cyane. Amen, amen. Kirumvikana. Reka tubanze twibaze, ubundi ijambo gushoberwa ubwabyo risobanuye iki? Ni iki? As vocabulary. Yego. Abantu iyo bumva ijambo gushoberwa, n'abana bo duteze amatwi, yego, batabyumva mu Gifaransa ntibabyumva mu Cyongereza. Gushoberwa ni iki? Yego. Gushoberwa mu Cyongereza bifite amagambo atatu. Yego. Ibyo bita distress, ibyo bita desolation, yego, hakaba n'ibyo bita anguish. Yego. Ibyo uko ari bitatu byose biba gushoberwa, ariko hamwe na hamwe ni ugushoberwa n'ibintu uburiye igisubizo. Yego. Ahandi hakaba gushoberwa kuko ubaye mu minsi ine, abari bafite 2, abari bafite 5, wambaye nta byiringiro by'uko baba ari abo bari uyu munsi wa none. Ibyo rero ni ibintu Imana irimo yikorera. Yego. Noneho wumve nk'abo bana babayeho muri ubwo buzima, wenda bamwe bari bafite n'amasezerano y'Imana yabavuzeho, ayo masezerano agomba kugira uyasohoza. Yego. No gusohoreshwa amasezerano ubwabyo. Yego. Gusohoreshwa umugambi mwiza w'Imana ku muntu, ubwabyo ni ikintu cyiza. Uwo muntu ntabwo Imana yakwemera agashoberwa, ntibishoboka. Ntiyakwemera agashoberwa, kandi hari ibintu Imana yagambiriye ku gihugu yavuze, kandi akaba ari hitamo kubikoresha. Ntateze no kuzashoberwa, kuko hari ibintu Imana yavuze ku Rwanda, yasezeranyije u Rwanda. Iki kintu ndashaka ko abantu bacyumva. Umuntu usenga amasengesho y'umunsi umwe, ay'iminsi myinshi, Imana ikigira igusezeranya, byanga bikunda ibintu irimo gusezeranya, irimo kukwemerera, bizasohora biciye mu muntu. Yego.
si marayika uzamanuka n'amababa yego si imana ubwayo izakoresha abantu bayo izakoresha abantu abo rero ikoresha kubakunda si icyaha kubakira si icyaha yego kubatora si icyaha amen hariho abantu abo maze kwakira ubwanjye bakaza kundeba cyangwa bakabinga kuri telefoni barenga nk'8 basenze noneho mu nzozi ngo barota haza his excellence ariko nawe nta muntu wabikubwira hari abantu bagiye barota ngo haza his excellence akaba ari uza mu nzozi nubwo akaza akabasanga nk'ahantu akabasuhuza ngo nuko umuntu akamubaza ngo ariko si ngubwo ko hano mwahamenye mute ibintu nk'ibyo ngibyo nuko ngo his excellence akaba yamubwira ati ndihuta sintinda hano ariko nindi gukemura ikibazo cyawe ufite ahangaha cyo kuba nta hantu ho kubugira ngo akabona yagiye inzozi zikarangira inzu itubatswe inzozi zikagasohoka mu nzozi umwana atagiye ku ishuri ati none mushumba wamuru ukambwira ubwo izo nzozi zirasobanura iki gusa nzajye kumureba none se wabonye kumureba wowe mu nzozi wabonye ko wabonye aza hari ubwo wabonye kumureba rero ndagiye nkubwire ko ashobora rwose no kutaza muri uru rugo na rimwe yewe ntimuzanabonane ariko ikibazo cyawe Imana izagikemura imuciyemo haleluya ndibona n'iki Imana ashatse kuvuga yego Imana ashatse kubwira ko igiye kuzaza iwawe kandi izaza mu buryo bumwe cyangwa ubundi ariko ikibazo cyawe kizakemuka akenshi y'Imana yerekana bira bintu iba yerekana ko igiye gutabara umuntu amina amen niyo mpamvu rero bene uwo muntu umeze atyo abantu basubirizwamo amasezerano y'abantu asohoreramo ntabwo yashoberwa ntibishoboka amina reka kandi mvuge ko gushoberwa kuva kera cyari igihano urumva nshuti yanjye gushoberwa kuva kera cyari iki cyari igihano bwari uburyo bwo guhana abantu genda dufate Bibiliya kuko ikintu cyose navuga ntarebye muri Bibiliya ntaho kiba giturutse buryo Yeremiya 29 umurongo 24 twumva kuvuga kandi ibya Shemaya w'Ineherami azavuga ati uzavuga uti uku niko Uwiteka Nyiringabo Imana ya Isirayeli ivuga ngo kuko wanditse inzandiko ubyihangiye yego ukazoherereza abantu bari i Yerusalemu bose na Zefaniya mwene Maseya w'umutambyi n'abatambyi bose uti Uwiteka yangize umutambyi 28 umurongo wa kangahe ni ibice 49 ibice 49 umurongo 24 49 umurongo 24 i Damasiko hacitse intege abaho bahindura imigongo barahunga kandi barahinda umushyitsi gushoberwa n'umubabaro bibafashe nk'uko bifata umugore uri ku nda cyane aho ni Damasiko Imana yari ikubise umunyafu witwa gushoberwa ngo bashoberwa nk'uko umugore afatwa ari ku nda yego ndashaka kumvisha ko gushoberwa ubundi mu by'ukuri ni igihano noneho ujya mu gice cya 19 aho nyine muri Yeremiya ndebera 19 umurongo wa 9 nzatuma barya inyama z'abahungu babo n'inyama z'abakobwa babo ndetse nibamara gushoberwa kubw'ababisha babo babateye n'abahiga ubugingo bwabo umuntu wese azarya mugenzi we wumva donc gushoberwa mu by'ukuri kuba yaravuze kuriya umukuru w'igihugu cyacu Imana yarabimurinze amen yego kandi izakomeza kubimurinda mu izina rya Yesu amen
mu bibazo byose umuntu ahura nabyo mu buyobozi mu buzima busanzwe Imana izakomeze murinde gushoberwa kuko gushoberwa ni ikimenyetso kimwe cyo gutakaza ibyiringiro kandi cy'uko wari wiringiye hagukorera isoni nicyo bisobanura kuko urumva n'uwiteka wabaga biteje i Damasiko n'uwiteka wabaga biteje abantu nusoma igitabo cy'ingoma ibice 28 igitabo cya kabiri cy'ibyo ku ngoma ibice 28 umurongo 22 byo ku ngoma za kabiri ibice 28 umurongo 22 umwami Ahazi mu gihe cyo gushoberwa akabya gucumura ku Uwiteka uranyumvira nawe umwami Ahazi mu gihe cyo gushoberwa akabya gucumura ku Uwiteka kuko yatambiye imana z'i Damasiko zamunesheje akavuga ati imana z'abami b'Isiriya zabafashije nicyo kizanera kuzitambira urumva donc yavuye ku Uwiteka ashobewe ashaka imana z'abami b'Isiriya n'ahandi hose ni Damasiko kandi kuri Damasiko twahavuze mu kanya nawe urumva impamvu rero umukozi w'Imana nk'uyu abavuga ati sinigeze nshoberwa mu myaka tubanye mu rugero tugendanye kandi sinzanashoberwa njye naryumvisemo ko ibyiringiro by'umuntu uvuga atyo yego biba bifite ahantu bifashe hatari ku muntu yego urumaje yavuga ati mu bakuru b'ibihugu bagenzi banjye ntawe numva niringiye hano waramubonye imvugo ye ntawe yiringira ntabwo avuga ngo runaka azamfasha azantabara ndabyibuka kwihesha agaciro gutangira 2013 hashyirwa igihe cyo kwihesha agaciro ni ukuri yagitangije yanga agasuzuguro yego sibyo urabyibuka uwo mwaka cyane ndabyibuka muri shuri cyane rero nta muntu uvuga kuriya adafite icyo bita mu gifaransa apui urwishingikirizo yego haba hari imbaraga yiringiye yego ariko nk'uwo mwumvise zitarizi ntabwo ari izi aravuga ati biragenda byikora urimo aragenda ikora ndabyibuka yavuze ijambo aravuga ngo niba koko narahunze igihugu mfite imyaka 4 uyu munsi igihugu nahunze nkaba nkiyoboye murumva bitagenda byikora abantu twese dukomera Imana mu mashyi icyarimwe Imana ishimwe cyane haleluya rero ibi bintu byitwa gushoberwa ni ibintu byagiye biba ku bantu baretse Uwiteka bashakiye ibyiringira ahandi yego yagiye aboneka mu masengesho yego y'amasengesho aboneka aba buri mwaka rimwe buri kwezi cyangwa mu mwaka hari buri kwezi ya breakfast igihe cyose Imana imubashije kuhaboneka kumva aravuga aganisha ku byo Imana yakoze yego n'ibyo twifuza ko Imana yakora haleluya kumva harimo amashimwe no kuragiza Imana urugendo ruri imbere abantu bagasenga Imana none umuntu umeze gutyo ibintu byose abishyira imbere y'Imana hari abantu basenga Imana kandi yemera ko basenga yashoberwa ati ntabwo bishoboka ndabyibuka ko iryo jambo rivuze yarisoresheje ijambo wari uhari nanjye nari mpari rivuga ngo nashoberwa gute kandi mbafite sibyo muraha haleluya ati burya rero ni ngiye mwebwe namwe muri iki ntabwo nzashoberwa rero haleluya amina hariho amagambo yagiye avuga muri ubukunga no ku amarira akaza kumva ngize emotions ibi bintu tuvuze hano dukuye mu ijambo ry'Imana urabona ko abami benshi ba Ahazi n'abandi ni Damasiko hari hose babiterwaga nuko baretse Uwiteka no kumwiringira
kandi bagakora ibyangwa n'amaso y'Uwiteka bakajya gushaka izindi mana bagashaka izindi mana kuko kandi yabareka bagashoberwa umuntu wese Uwiteka yeretse arashoberwa nuko bimeze rero ubwo atashobewe nuko Uwiteka ari kumwe nawe haleluya nicyo twakwanzura amen kandi akomeje kubyiringira Uwiteka azabana nawe kuko aragira ati ndumva ariko ntazanashoberwa nyamara yego n'ahazaza sinzashoberwa amen amen hari imbaraga rero aba yiringiye yizeye z'Imana ntabwo ari imbaraga z'ibikoresho si ubunini bw'igihugu si ubukungu bwacyo Uwiteka wamushoboje kuva hahandi gukura akava hahandi akaza aho yasanze u Rwanda akaruhasanga agakomeza u Rwanda rukabuhurwa rukubakika aho hantu imbaraga z'Imana zabikoze ziracyari kumwe nawe Imana ibamugisha cyane amen Imana ibamugisha cyane mushumba kwirinda gushoberwa ni ukwirinda kuva ku mana yego ni ukwemera ukayoborwa n'Imana ntiwiyobore ntushake gushaka ibindi bikuyobora kuko birahari ntabwo wayoborwa n'abantu ntabwo wayoborwa n'amafaranga n'ubutunzi uvuge ngo uzayobora biba birangiye wazagira ugashoberwa rero gushoberwa kubyirinda ni ukwirinda kurangara ntukareke Uwiteka ntugashake kwirwanirira gerageza wemere Imana ikuyobore wemere wubahe Imana ukore icyo Imana igushakaho impamvu waremwe kwawe noneho nayo izakurinda gushoberwa kandi ni ukuri pe rero ndumva aricyo twabwira abadukurikira nuko bagomba kwifata ku Mana bakemera Imana ikayobora ubuzima bwabo nta handi wakura ubwenge bwo mu ishuri turabwiga tukajya tugakora ariko ntabwo biturinda kugira gute gushoberwa ni hahandi usanga umuntu wize afite yararangije amashuri yose ariko ukabona yarwaye kwiheba ejo hazaza azamera ati ese ko ndeba inzara yateye ibiciro byazamutse ku isoko esanse yabaye ikibazo kurya ntabwo byoroshye abana amashuri meze gute ugasanga umuntu arihebye arahangayitse ni ukuri bene data ntabwo si nko guhangayika mushu iyo ufite Imana wishingikirijeho uba amahoro ugatungana Imana ibaha umugisha niba hari icyo mwumva mwabwira abadukurikiye mbere y'uko tugera ku musozo mwatubwira noneho igihe kimwe Uwiteka yigeze yiyama abantu kugira ahandi bashyira ibyiringiro byabo arambwira ati muramenye ntimukagire undi muntu mwiringira ntimugashyire ibyiringiro ahandi hantu ariko kubyiringira ati byamera nko kwitwaza urubingo rusadutse yego urumva amagambo Zakariya igice cya 8:4 ayo magambo yose tuyasoherezeho Zakariya igice cya 8:4 Zakariya igice cya 8:4 Uwiteka Nyiringabo aravuga ati hazaba igihe abasaza n'abakecuru bazongera kuboneka mu nzira z'i Yerusalemu umuntu wese azaba yicumba ishyimbo kuko azaba ashaje cyane kandi inzira zo mu murwa zizaba zuzuye abahungu n'abakobwa bakinira mu mayira yo muri uwo murongo rero uwo murongo impamvu nkuzaniye kimwe mu bintu byongereye abantu kwijanisha haba mu gutora haba no muri kampeni nuko abahungu n'abakobwa buzuye imbuga z'u Rwanda bagejeje ku myaka yo gutora urabyumva niyo mpamvu buriya imibare y'abatora yabaye menshi yazamutse buriya bwari ubuhanuzi busezanya ko hari igihe nubwo abantu bigeze gushira ariko ku Rwanda uzongera kugira abantu noneho abahungu n'abakobwa bakaba benshi kandi urabizi ko nizo mbaraga kuva kera urubyiruko rwabaga ari imbaraga z'igihugu no muri Zaburi y'127 harabivuga havuga ngo arahirwa umuntu ufite abahungu n'abakobwa urumva ngo ntazakorwa n'isoni zavugana n'abanzi mu marembo avuga n'ababishabi ndetse no mu gitabo cyo kuva
Bibiliya igaragaza ko Farawo warwanya Abisiraheli yakoze ibishoboka byose ngo abana bagabanuke, kubyara bigabanuke, ariko biravuga ngo uko yarushagaho kubabaza niko bagwiraga bakanakwira. Izo mbaraga rero agenda abona u Rwanda rugenda rwunguka, akaba yatangiye kuba ari bashyira no mu mirimo y'ubuyobozi muri za minisiteri, bizafatanya no kwiringira Uwiteka yimurinde gushoberwa. Imana ishimwe cyane. Amen. Imana ishimwe cyane. Hallelujah. Turagenda tubona amaboko, turagenda tubona intumwa zo gutuma, turagenda tubona abaducungura, dore ko bacunga ari ng'ibyaye mu masa yicungura amarago. Yego. Umuntu agenda abona imbaraga zo gukoresha. Amen. Uwiteka icyo gihe abwira Abisirayeli kororoka no kugwira, ngo yagira ngo bajye babona abajya mu gisirikare. Yego. None igisirikare gishaje, gikuze, kinaniwe, gisimburwe n'amaraso mashya y'abato. Yego. Yego rwose. Ibyo nabyo biri mu birinda abantu gushoberwa buryo. Iyo ugenda ubona imbaraga. Yego. Ubona hari imbaraga. Hallelujah. Biri mu mutima udashoberwa. Iteka atanga ibyo birimo. Nabyo birimo. Izina ry'Imana rishimwe. Hallelujah. Icyanyuma ngiye gusorezaho. Yego. Ikintu bita igikundiro. Yego. Kuri igikundiro gitangwa n'Imana. Cyane. Ushobora gushaka kubwira abantu, ugashaka ibyo ukora byose, ariko ntukundwe. Cyane. Rero igikundiro gitangwa n'Imana kizamurira gushoberwa. Hallelujah. Izina ry'Imana rishimwe. Amina. Biratangaje ko ejo bundi umugabo umwe yakoresha ururimi rw'igifaransa. Yego. Aravuga ngo tous les pays européens, ibihugu byose by'Uburayi, ngo bikwiriye même d'Afrique, ngo n'ibya Afurika, ngo bikwiriye kumwigiraho. Umuyobozi wacu ngo nibimushake bimwigireho, yego, ngo nibishake bimuhamagare byigishe, ngo cyangwa ngo abenspire, yego, inspiration, kubaha ibitekerezo. Ahita avuga ngo ndabaha nk'urugero, ngo nkube ejo bundi ngo kuva avuye muri Guinea Bissau gufite amaraso mashya. Amina. Kugira ngo abaturage bwabo bivugira ngo ibi turabikesha uruzinduko yagiriye iwacu. Hallelujah. None president we yasura abaturage kumwe afata speech akavuga ati ibi mbabwira ni mukuru wanjye wabinyunguye mu bitekerezo. Uwo mugabo yarabivuze. Arongera ati gane ngaho muzabaza Ubudage, yego, mubaza Ubwongereza, muze n'ahandi hose bavuga ko bafite demokarasi. Iyo demokarasi abantu badatera imbere, sibyo. Ati si ngubu ni gutura uruganda rw'Ubudage rwa Volkswagen, bareba ibihugu byose baza barushyira mu Rwanda. Ibintu byose n'ibindi ntavuze rero, uwo mugabo yavuze ni bigaragaza ko Imana yamurinze gushoboka kandi izakomeza muri gushoberwa. Amen. Natanze urugero rwa 2013 dusuzuguye tugawa cyane by'agaciro. Hari n'ibindi byinshi abantu bagiye banyuramo, Imana ikamurinda gushoberwa. Hari kansoze mvuga ngo nibutse abaduse amatwi ko ashebewe natwe twashoberwa. Ndashaka gusoreza aho ngaho. Abaduteze amatwi mu byibuke, Banyarwanda, Banyarwandakazi, bene data bashiki bacu, mumenye ko ashebewe natwe twashoberwa. Ariko nadashoberwa ntituzashoberwa. Kandi nazashoberwa. Kandi ntagazashoberwa. Nuko yatubwiye. Yego. Imana twiringiye, Imana yiringiye, iyamuhagazeho ikamurinda, ikamutambutsa mu bihe bibi kugeza uno munsi wa none. Nibwira ko ari yashingira avuga ati sinzashoberwa. Amina. Amen. Akicyo nshaka gusigira abantu none ahangaha. Nigira ngo rivuga ngo mumenye ko aramutse ashobewe namwe ajya mute twashoberwa. Ubu hariho abaperezida bashobewe. Ntibariho? Ntibariho. Simbavuge imbere y'ikamera. Ariko hari abaperezida bashobewe. Byabayubiye. Aricara akabura wagisha inama. Kubera iki? Abo yakagishije inama bakoze ibintu none abaturage babyanze. Ubwo saragisha inama nde? Biragoye. Rero niba turimo tubona abashoboye hirya no hino, uwacu Imana ikamurinze gushoberwa, turabishimiye mu izina rya Yesu. Amina. Kandi dukomeje kuba inyuma ye n'amasengesho ngo Imana izamurinde gushoberwa. Kuki? Kuko ashobewe natwe twashoberwa. Paulo nakira barimo yarababwiye ngo musenge cyane, musengire ubutware n'ubuyobozi, kuko iyo bumeze neza namwe muba mu mahoro. Yego.
ubwo dukangurira rero abasenga cyangwa abanyamasengesho amatorero atandukanye kugira ngo mujye mwibuka gusengera ababayobora kuko iyo mubasengeye bakaba amahoro natwe tuba amahoro iyo bagize umutekano natwe tugira umutekano niyo mpamvu rero u Rwanda runezerewe kuko twasobanukiwe Imana yaduhaye kandi Imana ibaha umugisha ibagirire neza mukomeze kumvira ntabwo twigeze kuganira ku ijambo ryo kumvira twumvire banyarwanda twumvire hanyuma tuzagera kure bajya bavuga ngo ijuru niryo limite wubaha Imana hari ijambo ritubwira nigeze guhagararaho igihe kimwe kandi ubu ndacyarihagazeho rivuga ngo nubaha Uwiteka n'umutima wawe wose n'ubwenge bwawe bwose byose uzarya ibyiza byo kuri ibyiza noneho wakwibaza ngo mbese ibyiza ni ibiki mbwira Imana ngo Mana iri jambo naripfukamaho ninjye nawe ubu usigaje kuvuga ngo muzajya ibyiza byo mu gihugu abantu bagira ngo ni ikihe tujye tuvuga ukuri cyari ikintu hamwe isano duranga ni ukutabisobanukirwa buriya hari amagambo dufata y'amasezerano Uwiteka yahaye Abisiraheli n'urwo rugero rw'ubutayu noneho twe tukayafata tukayashyira ahantu ho mu ijuru tutazi ariko turimo kugana turebesha kwizera nkaho tuzabisangayo ariko mu by'ukuri bo yababwiraga ko bazarya ibyiza byo mu gihugu icyo ngiye sinzi twize kuganira hari tuvuga gatoya nababwiye ko Imana yakoze imibare y'imyaka Imana izi gutayiminga izigiye none rero bitimo noneho abantu rero Abisiraheli ninjya kubageza muri Kanani nzashyiraho imyaka ibanziriza kugerayo kwabo abi Kanani bahinge kandi igihugu gihe umusaruro mwinshi naho kumbi bahingira abandi abari mu nzira bazaza none ikavonga itegetse abantu guhinga ikagira ikemera bari ati nimuhumure iyo nzara mushonje aho mujya muzarya kandi muzahaga kuko ukuntu uzarya bagahaga kandi badakora naho kumba baho barimo barabakorera rero Uwiteka ni Imana ifite ahazaza n'ahahise hose ihafite mu gipfunsi cyayo niyo mpamvu atazakorwa n'isoni ntabwo azashoberwa Imana ishimwe cyane Imana ibaha umugisha cyane mushumba mudusengere musengera abadukurikira kugira ngo yego Mana yacu turagushimiye imitima yacu yuzuwe n'ishimwe ryo gutekereza ahahise hacu n'aho turi uyu munsi bikaduhesha ibyiringiro by'aho tugana ndagushimiye aya magambo tuganiriye tuvuga kuri iri jambo tubonye ko gushoberwa cyari igihano kimwe wahanishaga amahanga atakumvira amahanga atakwizeye amahanga yagutaye akakureka agashaka ibindi bigirwamana akabiramya akabitambira ibitambo wabihanishije Ahazi bihanisha i Damasiko n'ahandi hatandukanye ariko iki gihugu wagiye ukirinda reka ingoma yawe igumye iganze muri cyo gumya wubahwe upfukamirwe n'abakomeye n'aboroheje mu izina rya Yesu izina ryawe rivugirwemo ubutumwa bwiza buvugirwemo abanyabyaha bakizwe uzakomeza umurinde kandi uturinde gushoberwa mu izina rya Yesu ibyo byose avuga ari jambo nta handi yarashinze ibyiringiro nuko azi ko wowe wamubeshejeho ukamurinda ukamugeza aho umugejeje ukamwicaza aho yicaye n'ubundi uzakomeza ukore n'ibindi ntabwo yashobewe kandi ntabwo azashoberwa urakoze cyane komeza ukora ibikwiriye byose bizatuma tuguhoranira amashimwe mu mitima yacu turagushimiye ko twumvise kandi abumvise aya magambo bumvise ikiganiro bibafashe bigera aho bibakora n'aho bibageza mu buryo bwo kwiringira ndagushimiye ko byumvise mu izina rya Kristo Yesu umwami wacu amen.